Muraho neza bakunzi namwe inshuti za Physio Rwanda, bahaye ikaze muri video y'uyu munsi. Niba iyi mitsi yaguteraga ububabare, iyi mitsi ikaba yaguteraga gutitira, iyi mitsi ikaba yaguteraga gucika intege, iyi mitsi ikaba yaguteraga kubura imbaraga, turaza kureba uburyo ki umuneke ugira uruhare mu kugabanya ibyo byose, yewe ukaba wagira uruhare no mu kuba ubwo burwayi bwakira mu gihe haba hiyongereyeho n'ubundi inama za muganga. Ese waba wari uzi ko kurya umuneke buri munsi bishobora gufasha umubiri wawe mu buryo butangaje? Abantu benshi batekereza ko umuneke ari urubuto rusanzwe gusa. Icyo ugomba kumenya cy'ukuri ni uko umuneke urimo intungamubiri zifasha cyane imitsi, imikaya ndetse n'imyakura. Uburwayi buza ku mwanya wa mbere nicyo nakwita muscle cramps. Ibi ni ibimenyetso bigaragara mu gihe imikaya cyangwa se inyama z'umuntu zigiye zigahita zifata, zigafatana ku buryo ki niba yaragiye nko kugenda nabwo yumva bitari gukunda. Ibi ngibi bikunze kubaho cyane nka nijoro cyangwa se igihe umuntu ari gukora siporo, abenshi banabyita imbwa, cyangwa se mu gihe umubiri w'umuntu ubuze potassium. Imikaya rero navuga ko ari inyama z'umubiri zituma tugenda, twiruka, twunama ndetse dutwara ibintu. Iyo rero iyi potassium iri hasi mu mubiri, imikaya ishobora gufatwa gutya igasa n'ifatana, ukaba nyine utashobora kugendesha aho hantu, ndetse ukababara, ndetse ukaba ushobora no kuba watitira. Niyo mpamvu rero umuneke ari umwe mu mbuto zirimo potassium nyinshi cyane. Iyo urya umuneke buri munsi, imikaya yawe igira imbaraga, bityo nuko kuntu yagiraga ikifata bitunguranye bikaba byagabanuka. Niyo mpamvu abakinnyi benshi barya umuneke mbere cyangwa se inyuma ya siporo. Ubundi burwayi buza ku mwanya wa kabiri cyangwa se ibindi bimenyetso kurya umuneke byakuraho cyangwa se bikagabanya ni umunaniro w'imikaya. Hari abantu bavuga bati umubiri wanjye urananirwa cyane. Ibi bishobora guterwa n'uko imikaya yawe idafite intungamubiri zihagije. Umuneke wibuke ko urimo potassium, ukabamo magnesium, ukabamo na vitamine B6. Ibi byose rero bifasha imikaya gukora neza. Bisobanuye ko iyo urya umuneke buri munsi, imikaya yawe igira imbaraga ndetse n'umunaniro ukabasha kugabanuka. Ubundi burwayi buza ku mwanya wa gatatu cyangwa se icyo nakwita ibimenyetso ni ugutitira kw'imyakura. Hari abantu bavuga bati ukuguru kwanjye kuratitira. Ibi ngibi akenshi biba bifitanye isano n'imyakura. Imyakura burya ni imitsi itwara amakuru, ni imitsi iva mu bwonko igana ku maboko ikagana ku maguru ndetse no ku mubiri wose muri rusange. Iyi myakura rero igize ikibazo, ushobora kumva gutitira, ushobora guhora wumva ibintu bisa n'ibikugendamo, cyangwa se ukaba wakumva ibinya, cyangwa se ukumva nta nubwo aho hantu hari kumva neza. Potassium rero na vitamine B6 biboneka mu muneke, ni na byiza ko bifasha iyi myakura yawe gukora neza. Niyo mpamvu kurya umuneke ku muntu ufite ibi bibazo biba ari byiza cyane. Ubundi burwayi bwa kane umuneke ufashaho cyane, navuga yuko ari nk'igitutu gishyirwa ku mitsi itwara amaraso. Burya imitsi itwara amaraso iba ifite akazi gakomeye ko kugeza amaraso ku mubiri wose. Iyo itameze neza rero bishobora gutuma umutima ukora nabi n'amaraso ntagende neza. Potassium yo mu muneke rero ifasha kugabanya icyo gitutu ndetse ikanarinda imitsi kuba yakwangirika. Ubundi burwayi bwa gatanu nabwo umuneke kuba wawurya buri munsi bukoraho ni high blood pressure cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Indwara ya gatanu ni umuvuduko w'amaraso ukabije. Burya iyo ufashe cyangwa se urya umuneke, kubera ko burimo potassium, ufasha kugabanya sodium, bityo ugatuma imitsi itwara amaraso ibasha kuruhuka. Niyo mpamvu abahanga mu buzima bavuga ko kurya umuneke bifasha n'umutima gukora neza. Ikindi kintu cya gatandatu cyangwa se uburwayi buri ku mwanya wa gatandatu ni ibimenyetso bigendana no kubabara amaguru. Hari abantu bavuga bati amaguru yanjye arandya cyane. Ibi ngibi bishobora guterwa n'uko imikaya yawe iba yananiwe, bishobora guterwa n'uko imitsi itwara amaraso itari gukora neza, bishobora no guterwa no kuba imyakura yawe yagize ikibazo.
Umuneke rero ufasha imikaya nk'uko twabibonye, ugafasha amaraso ndetse ugafasha n'imyakura. Niyo mpamvu kurya umuneke biba ari iby'ibanze cyane. Byagenda gute uriye igitunguru buri munsi urwaye sciatica cyangwa se ufite ububabare buturuka mu mugongo, mu itako ndetse bukamanuka no mu kuguru? Uyu munsi tugiye gusubiza iki kibazo, cyane ko abantu benshi bakunze kukibaza. Hari abantu baba bavuga bati ese kurya igitunguru buri munsi bishobora gufasha umuntu urwaye sciatica, cyane ko abantu bavuga ko burya igitunguru ari cyiza. Sciatica rero reka nkubwire ko ari ububabare bukomoka ku myakura iva mu mugongo ikamanuka mu itako, mu kuguru ndetse rimwe na rimwe ikagera no mu mano. Iyo rero iyi myakura igize ikibazo, umuntu ashobora kumva ububabare bukomeye mu mugongo, ububabare mu itako, kubabara mu kuguru, gutitira ndetse no kutumva neza. Hari abantu benshi bashaka uburyo bworoshye bwo kugabanya ubu bubabare, harimo no kureba niba ibiribwa runaka bishobora gufasha. Uyu munsi rero tugiye kureba uko igitunguru gishobora gufasha umubiri, cyane cyane ku bantu bafite ibibazo bya sciatica cyangwa se ibi bibazo by'uburwayi bw'umugozi nk'uko abanyarwanda babyita. Mbere yuko rero twinjira kuri uyu mumaro w'igitunguru, cyane cyane ku bantu bafite ububabare buterwa na sciatique yahungabanye, reka tubanze dusobanukirwe neza sciatica, kuko birashoboka ko nyine hari abadukurikiye bwa mbere nubwo mu zindi video twagiye tubisobanura. Mbere yo kuvuga ku gitunguru, niyo mpamvu ngiye kubanza nkagufasha gusobanukirwa neza sciatica icyo ari cyo. Sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi ni ububabare buva ku mwakura munini cyane uturuka mu mugongo ujya mu kuguru. Uyu mwakura rero witwa sciatic nerve. Iyo rero uyu mwakura uhagaritswe cyangwa se ugakandamizwa, ushobora gutuma umuntu yumva ububabare mu mugongo, ububabare mu itako, ububabare mu kuguru, gutitira, kutumva neza cyangwa se kugira imbaraga nkeya mu kuguru. Ibi bintu rero bikaba by'umwihariko bibangamira uwo muntu uri kubinyuramo. Ibintu rero bikunze gutera sciatica harimo disc herniation, kuba disc yagize ikibazo mu buryo bujyanye no gusohoka. Hari utuntu tuba turimo imbere muri disc, iyo tubaye nk'udusohoka tujya inyuma, icyo gihe bishobora kuguteza sciatica binyuze mu kuba twagiye tugakandamiza uwo mwakura wa sciatique. Ishobora guterwa kandi na muscle tightness, kuba imikaya yo kunda cyangwa ku mugongo yafatanye. Bishobora guterwa no kubyibuha, kuba ibiro byinshi byagiye kuri disc bikabangamira n'uriya mwakura wa sciatique uba uturukamo, ndetse bishobora no guterwa no kwicara igihe kirekire. Igitunguru rero gikora iki mu mubiri? Gifasha gute umuntu ufite sciatica? Igitunguru ni kimwe mu biribwa bifite intungamubiri nyinshi. Kirimo ibyitwa antioxidant, kikabamo ibyitwa vitamine C, kikabamo ibyitwa flavonoids, kikabamo n'ibyitwa sulfur compounds. Izi ntungamubiri zose rero zifasha kugabanya kubyimbirwa cyangwa se cyitwa inflammation, gikunze kugaragara cyane mu bantu bafite uburwayi bwa sciatica. Ndetse izi ntungamubiri zinafasha imitsi itwara amaraso, zikanafasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Iyo umuntu rero afite sciatica cyangwa se uburwayi bw'umugozi, ikibazo gikomeye akenshi kiba ari uku kubyimbirwa k'uyu mwakura cyangwa se kubangamirwa. Igitunguru rero gishobora gufasha kugabanya uko kubyimbirwa byari biri kuba mu mubiri, bityo wa mwakura ukabasha kunyerera neza nta kibazo kidasanzwe ufite, bwa bubabare bwawe bukaba bwakurwaho. Dore rero iki gitunguru gishobora gufasha ku barwaye sciatica. Icya mbere nyirizina ni ukugabanya uko kubyimbirwa cyangwa se inflammation, aho inflammation ari imwe mu mpamvu zituma imyakura ibabara. Burya igitunguru kubera ko kirimo antioxidant, izi zose zifasha kugabanya kubyimba ndetse no kugabanya iyo inflammation. Ibi byose rero bikaba bishobora gufasha kugabanya ububabare. Icya kabiri, nanone igitunguru burya gifasha imitsi itwara amaraso. Igitunguru gifasha amaraso kugenda neza mu mubiri, kandi iyo amaraso agenda neza mu mubiri bituma imyakura ibona oxygene cyangwa se umwuka duhumeka uhagije, bigatuma ya mikaya yawe ibasha kuruhuka, n'ububabare rero buba bushobora guhita bugabanuka. Ikindi kintu cya gatatu ni ukugabanya ububabare bw'imikaya. Burya iyo umuntu afite sciatica, akenshi imikaya yo mu itako cyangwa se yo mu mugongo iba yifunze cyane.
Igitunguru rero kirimo ibintu bifasha kugabanya nyine uko kubyimbirwa cyangwa se uko kwifunga mu mikaya, niyo mpamvu kukirya ari ingenzi cyane. Ku musozo w'iyi video ndaza no kukubwira uburyo ugomba kukiryamo kugira ngo kibe cyatangira kugufasha. Ikindi kintu cya kane ni ugufasha ubudahangarwa bw'umubiri. Vitamine C by'umwihariko iri mu gitunguru ifasha ubudahangarwa bw'umubiri, kurwanya ama infection ndetse no gufasha umubiri wawe gukira neza. Gusa icyo ugomba kumenya ndetse ukanasobanukirwa, ntabwo igitunguru kivura sciatica cyonyine. Ni ingenzi kumenya ko kuri igitunguru cyonyine bidashobora kuvura sciatica. Sciatica kenshi iterwa n'ibibazo nka disc herniation, kuba disc nyine yangiritse bikaba byakandamiza umwakura wa sciatique, no kuba habaho nerve compression cyangwa se kuba nyine uriya mwakura wa sciatique wabangamirwa, cyangwa kuba habaho kuba imitsi cyangwa se imikaya yifashe igakandamiza uwo mwakura wa sciatique. Ibi rero akenshi usanga bisaba imyitozo ya physiotherapy nkuko twagiye tuyibereka hano kuri Physio Rwanda. Niba utarayibonye wajyaho ukareba video zacu nyinshi zirimo iyo myitozo wakora mu gihe ufite ububabare bwa sciatica. Ikindi nanone igitunguru by'umwihariko usibye wenda kuba gishobora gufasha umubiri, ubu burwayi bwa sciatica akenshi usanga n'ubundi bunavurwa no guhindura uburyo wicara, kuko uburyo wicara nabyo bishobora gukandamiza cyane umwakura wa sciatique. Rimwe na rimwe rero n'ubuvuzi buba ari ngombwa kugira ngo ubashe gufasha uyu muntu ufite ikibazo cya sciatique. Igitunguru rero navuga ko ari inyunganizi gusa mu buzima bw'umuntu ufite iki kibazo cya sciatique. Ibindi bintu rero byagufasha niba urwaye sciatica, niyo myitozo ya physiotherapy nkuko nabisobanuye, kuko ni imyitozo ifasha kugabanya cya gitutu ku myakura ndetse kanongera ubwisanzure, bimwe mu bituma ya myakura itabangamirwa ngo ibe yagutera ububabare. Icya kabiri ni ukugabanya kwicara igihe kirekire. Kwicara igihe kirekire nabyo bishobora kongera igitutu ku mugongo wo hasi ndetse no kongera ububabare. Icya gatatu ni ukugumana ibiro bikwiriye, ukirinda kuba wakomeza kugenda wongera ibiro byawe. Burya ibiro byinshi nabyo bishyira igitutu ku mugongo wo hasi, kandi uko hakomeza kujya ku gitutu cyangwa se hakabangamirwa, ibyo byose nibyo byongera ibyago byo kuba wamwakura wa sciatique wabangamirwa, ugahungabana, ugakandamizwa, bikakuviramo ubwo bubabare bw'umugozi. Ikindi kintu cya kane ni ukurya indyo yuzuye utibagiwe n'iki gitunguru. Burya indyo yuzuye irimo imbuto, imboga n'ibiribwa birimo magnesium na potassium, aho ushobora nko kunywa amata, ukaba warya amafi, ukaba warya imineke n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibyo byose biragufasha. Uko warya igitunguru rero mu buryo bufasha umubiri wawe, ushobora kurya igitunguru mu mboga, ushobora kurya igitunguru mu isosi, ushobora no kukirya muri salade, ariko ni byiza kutakirya ngo ube wakirya ari cyinshi cyane ngo ube warenza urugero. Gutunganya indyo yuzuye rero navuga ko bifasha cyane, usibye no kuba watunganya icyo gitunguru cyonyine. Muri make kurya igitunguru buri munsi bishobora kugabanya kubyimbirwa, bishobora gufasha imitsi gutwara amaraso neza, bishobora no gufasha imikaya, ariko ntibisimbura ubugororangingo aribwo physiotherapy, imyitozo ndetse n'ubuvuzi ushobora guhabwa na muganga. Niba rero wize ikintu gishya muri iyi video, ukiga ikintu gikomeye utari usobanukiwe, ndetse hakaba hari urujijo ubashije kuba wasobanukirwaho, kanda like, ukande na subscribe kuri Physio Rwanda niba wari utarabikora. Wibuke no gusangiza abandi iyi video nabo kugira ngo bagirire umumaro. Njyewe twongere duhurire mu zindi video zitandukanye zigufasha kurinda ubuzima bwawe.